mu gice cyatambutse mu nkuru na Mbabazi naguha twari twasize Kisha bamujyanye kwa muganga. Kenya Naria ese yageze kwa muganga bigenda gute? Inkuru yacereka tuyitangirire n'ubundi kwa muganga. Kenya abari kunyura hirya no hino ubona ari kuvugisha abaganga n'abanase ariko babwira ati ndabinginze ni umutabare murebe ko byibura mwatabara ubuzima bwe mugatabara n'umwana atwite. Ndabinginze nimuze gutuma hari ikintu kibabaho bombi. Dr. umwe aganira na Kenya akamubaza atari ko se uyu muntu mupfana iki ko mbona wamwitayeho cyane? Kenya mu gusubiza asubiza umudokta kamubwira ati urebye nta bidasanzwe yewe nta nibirenze, ni inshuti yanjye kandi inshuti magara. Impamvu ndi kumufasha ndimo ndagira ngo byibura murengera ubuzima bwe. Dr. Taya ati shuwa ndabona uhangayitse cyane. Kenya ati ntabwo nabura guhangayika Dr. Basi bikore ubikoreye njyewe ndabizi hamuzi yaza kuba ari hano yari kubikora neza cyane. Dr. aramwitegereza akabwa ati trust me nanjye ndaza kubyitaho. Kenya ati Dr. ndakwinginze ita ku mfura ya Hamza, uyu mwana ntago ari uwe gusa nanjye n'uwanjye. Dr. ati ngwiki muretse gatoya mbwiza uko uruvuze numvise neza nangwa. Kenya ati Dr. mbabarira never mind ndacitswe mvuga n'ibitari ngombwa ariko nyine uko niko kuri guhari kandi ni nako bimeze. Ndakwinginze pe kora uko ushoboye ugerageze try your best umbabarire Kisha be muzima kandi n'umwana twita be muzima bazi sibyo. Dr. ati ntago ndabyumva neza. Kenya ati basi banza umwiteho ibibazo byose ushaka kumbaza ndabigusubiza ariko basi byibura ibintu byose biri ku murongo. Dr. Hiraka akagenda ariko yagera imbere agahindukira akareba Kenya kagaruka akambwira ati Kenya nibyo ndi Dr. ariko basi jya unyita Miguel sibyo se? Ikindi kandi mbabarire ntuze kunceka ndumva mfite byinshi byo kuganira nawe. Kenya ati nta kibazo Miguel genda ukore byose numara kubitunganya bimaze kujya ku murongo nanjye ndahari turi buganire. Ako kanya yari yahitaza ayitegereza mukuru bakamureba kabwa atari ko se ko mbona ujagara yujabiriye bite byawe? Kenya atari ko se muvandi wajya ugabanya ubutesi hano umuntu ararwaye ari hafi yo kudupfana none ngo ndajagaraye ndajabiriye. Ntiyati ndabona wahiye rwose none se ubundi nta muryango agira. Kenya ati Riya nyumva neza murumuna wanjye singukunda. Riya ati ariko nanjye ndagukunda. None se si unyubaha? Riya ati ndakubaha cyane birenze nuko nanabivuga. So niba unyubaha rero basi reka tubi iruhande rwa Kisha nta wundi muryango afite nta n'undi muntu wo kumwitaho. Riya ati biragoye ntago ngiye ndamukunda ndaba ndi kumushimira ko yagutandukanyije se na Hamza. Mbwiza ukuri
aho naba ndi kumushimira? Apana, ntabwo byakunda, ntabwo byashoboka. Ahubwo ngwino dutahe. Crane ati Ria, basi mbabarira irya none, reka twirengagize nyine ubufuti bwiwe bwo yakoze, basi tumufashe. Erega ntabwo ikosa rikosorwa irindi, kandi nabi ntabwo yiturwa indi. Ntabwo ari ngombwa ngo natwe tumere nkawe, reka basi tumurute, tumwereka ko dutandukanye nawe. Nyine tumwereke yuko wenda Crane yashatse guhemukira ndetse n'umuryango we utandukanye nuko yabitekereza, kuko we aje kuntandukanya na Hamza kandi yanabigezeho. Ariko nta mpamvu yo kumwitura umujinya kubera ibyo yakoze, si byo se muvandi? Crane atari kurankunda sinoga. Na Korea aravuga atari kurankunda sinoga. Crane atari ko se muvandi wanyumva? Ria ati kano kanya nakumva, ariko basi namara gukira azahura na Ria w'ukuri. Ahera kakarabwira Crane kambwa ati ngiye kuba nitahiye, ngiye kuba nigiriye mu rugo, hanyuma nyine ubwo ngubwo amasaha yo gutaha nagera uramamagara nze ngutware. Crane ati ntago ndishoboka ko ndi butahe, nose ubu namusiga hano kwa muganga. Ria ati none udataha ntabwo ukeneye kuruhuka, ntabwo uzi ko ufite akazi? Wibagiwe akazi kawe ko bigusaba kugira ngo uruhuke neza bihagije kugira ngo ujye gutwara. Crane ati ndabizi, ariko se ninde ndi busige hano? Ria ati ariko se wahamagaye wo mu muryango? Crane ati se ndabahamagaza iki? Nta namba zabo ngira, ubu kano kanya nitwe turi iruhande rwe, ikindi na Hamza nawe uhari. Ria ati byo ni ibyawe ngiye kanigendere. Crane ahita ashaka ahantu yicara, akicara agatangira gutekereza ibintu byinshi, kareba uburibwe kisha ari kunyuramo. Ahera akagafata telefone agahamagara Hamza. Hamza aritaba ati yes babe, meze neza? Crane ati meze neza love. Aho ngaho se muri Poland mumeze mute? Hamza ati tumeze neza nta kibazo, ati gusa nyine nubwo meze neza ntabwo ari cyane, ndabura ikintu kinini cyane, menya hari ndibuze no kurwara. Crane ati ngo iki? Wait, urwara? Ikirere cyaho ngaho cyakuguye nabi se, nangwa hari ikindi kibazo ufite kidasanzwe mbwira? Amubaza wumva afite n'igihunga. Hamza ati ntago meze neza pe, ati no kurya bisigaye binanira, ndaryama nkabura ibitotsi, n'amahoro mfite. Crane ati se kubera iki? Hamza ati rega ndagukumbuye, nkumbuye urukundo rwanjye, nkumbuye urukundo rw'ubuzima bwanjye. Urahara ariko singushikira, undi iruhande ariko simbasha kubibona. Crane yabwira Hamza akambwira ati nanjye ndagukumbuye, ariko nta yandi mahitamo dufite, twaremeranijwe kandi tugomba kubyubaha ndetse tukabigenderaho, sibyo se mukunzi? Hamza ati ibyo nibyo binyica mu mutwe, erega ndabizi ko ngukunda, ndi no mu rukundo rwawe cyane, umutima wanjye wose wibera iwawe, intekerezo zanjye zose ni wowe, nta wundi ntekereza, nta wundi. Ariko ntago niyumvisha uburyo njye nawe tutakiri umwe. Crane ati basi ibyo reka tube tubishyize ku ruhande, ese urabizi ko kisha arwaye?
urabizi ko arembye. Hamuza ati nyumvira kandi ugiye kunyicira noneho mudu kandi urongeye ugaruye kisha hagati yanjye nawe. Ndi kukubwira ko ngukumbuye uri kuzana kisha. Crane ati baby deka noneho nkubwire ndagukunda pe ariko kuri iyi nshuro ntago nakwihanganira. Basi irengagije kisha ariko basi wite ku maraso yawe. Undata ariko se ubundi wabwirwa n'iki kinda twita ari yanjye? Ese yigeze akubwira impamvu twatandukanye? Ese yigeze akubwira impamvu yari yaransize? Nase mu gihe cyari gishize njye nawe tutari kumwe yakubwiye ko yari afite umuntu bakundanaga? Yakubwiye n'impamvu yamugaruye? Nabwirwa n'iki kataje atwite se? Abakobwa ko nabo babeshya, wasanga nyine ashaka kungereka hinda kandi ndatari yanjye. Crane ati byo simbyitayeho, umwana buwawe nangwe se ntabu wawe kisha tugomba kumufasha kandi tukamuba hafi. Hamuza mbabarira ndakwinginze dekeraho kwikunda. Hamuza ahera kakabwira Crane yakambwira ati bebe ndagukunda pe ndanakubaha nta nicyo ntakora ku bwawe ariko ndumva ibintu uri kuvuga naho bihuriye n'ibyo ndi gutekereza. Nkunda wowe ntago nkunda kisha, nshaka wowe sinshaka kisha. Mu gihe rero wumva utari tayari, mu gihe wumva utakinshaka, no mu gihe wumva udakeneye kuba uwanjye, uragira ngo nkore iki? Ese kuki uri kunsunikira kuri kisha? I don't love her. Even I will never kandi even sinzongera no gupikinga koroye kubera ko aranstressa, anyibutsa byinshi, atuma nibuka ko hari icyo nahombye kubera we, atuma nibuka ko hari aho nabaye ikigwari, agatuma nibuka ko nabuze icy'agaciro mu buzima bwanjye kubera we. Nk'uko nabikubwiye ndagukunda kandi nzakomeza kubikora, ariko kuri iyi nshuro umbabarire nta mwanya mfite wo kuvuga kuri kisha. Urabeho kandi. Crane ati buretse gukupa mbabarire buretse kunkupa, ni njye guhamagaye ntago ari umuhamagaye. Nose basi ndeke no kukubwira ko ari kwa muganga ubuzima bwe buri habi. Undi ati aha so what? None mbikoreho iki? None mbigenze ne? I don't care. I have nothing to do. None se uragira ngo abari njye uza kumuvura? Crane atari ku buzima bwe n'ubw'umwana wawe buri habi nakubw'umwana wacu. Hamuza reba Crane kamwitegereza ko bari kuvugana video call, akambwira ati baby excuse me. Ahera kakamukupa. Crane biramucanga, kavuga ati ariko se Hamuza kubera icyo ari kwitwara gutya, ubundi ibi ni ibike? Akicayeho ngaho Dr. Miguel nawe ahita aza amusanga, ahera kakamubwira ati twajye muri ofisi yanjye se akaba ariho tuganirira. Crane yaramukurikira kiramo akamuha agatebe bakicara, kabwa ati nguha amazi se? Aha ni ku kazi ntago ari mu rugo ngo basi ndakwakiriza ibindi bintu bidasanzwe, ariko hano haba hari amazi. Crane ati nta kintu nshaka gufata, meze neza kandi mwari mukozi. Miguel ati se koko shura va hano nta kintu ufashe byibura n'amazi basi somaho unanyereke ko wenda hari ikintu nkweye hano, ntabwo se hari ikintu nkwakirije ukacyemera. Crane ati wigira ikibazo basi ubu utaha nzemera unyakire. Miguel ati okay.
ahita avuga ati none se ndashaka ngo tube clear kandi umbwize ukuri ube honest. Numvise umbwira ngo imfura ya Hamza kandi nkaba nzi ko ari wowe sheri we, bimeze bite? Crane yahera akabwira Miguel akavuga ati Dr. nako Miguel, nibyo kuko mwese muzi ko jewe na Hamza dukundana, nibyo pe twarakundanye, yewe naranamukunze, mukunda n'umutima wanjye wose, n'ibyanjye byose mukunda ntizigame, nta na kimwe nisigarije. Ariko uyu munsi ntago nkiri mu rukundo na Hamza. Gera arikanga ngwiki bishoboka biteze n'uburyo njyewe nafanaga couple yanyu. Crane yaterega ibintu byose birashoboka mu buzima. Sometimes hari igihe ibintu bibaho tukabikunda tukanabyishimira, ndetse n'ubibonye wese akabona ni byiza n'iby'umugisha, ariko naje kubona ko iherezo rigenwa n'Imana. Nibyo Hamza ntago ndamwibagirwa, ndacyanamukunda, ariko nyine ukuntu bimeze, uriya mukobwa ngo Nikisha nyine ni ex girlfriend yo, bakundanye mu myaka ya kera tutarahura. Agenda bahanze, agera haragaruka, agaruka asanga ndi kumwe na Hamza ariko ntiyabyakira. Yaje gutega agatego Hamza, birangira baryamanya mutera inda. Kisha nawe kandi arabyiyemerera. Miguel ati shuwa, ndati cyane rwose. Nyuma naje kwegera Hamza nyuma yuko nganiriye na Kisha, cyane ko Hamza ntago yamwumvaga, nta nubwo yanabishakaga. Ndamwegera ndamusaba, ndabwira rero niba uyu mukobwa gutwitiye byibura reka tugire ibyo twirengagiza, aho kugira ngo uzabeho kubiri n'umwana wawe n'umugore wawe, njyewe reka dutandukane. Ndabimusaba nango banza no kubyanga, nako nta nubwo yigeze abyemera, ahubwo ninjye wifatiye icyemezo. Nyuma rero gufata icyo cyemezo nkasa naho mbivuyemo, nakoze uko nshoboye ntomakisha abana na Hamza, ariko nta n'amezi abiri bamaranye Hamza yahise yigendera. Ntibigeze barara no mu cyumba kimwe, no muri icyo gihe cyose bari bari kumwe. Amakuru mfite nuko Hamza atigeze amuvugisha. Naramubajije arambwira ngo ntashobora kubana n'umuntu adakunda. Nuko byagenze ahera karagenda. None Kisha yaje kumamagara ambwira ko ameze nabi, niko kujya kumureba nsanga nyine kuko ntameze neza, muzana ahangaha igitaraganya. Icyo ndi gusaba ni kimwe, basi mumbabarire mwite kuri uyu mubyeyi ndetse n'umwana atwite. Ntago nitaye kuri Hamza, ahubwo nitaye ku buzima bw'umwana we ndetse n'umugore we nawe muri rusange, ntago mwitayeho wenyine. Miguel ati ngwiki ese uri seriye koko nukiri kumwe na Hamza? Crane ati cyane. Miguel aramwitegereza, agasa n'uhagurutse akegera Crane. Bararebana, afata Crane akamuhagurutsa, yarangiza akamuhobera. Crane biramucanga. Miguel aba ari kwitsa imitima ari nako yiruhutsa. Ahobera Crane uyu mwanya munini. Crane agahera kakamubaza, akavuga ati Dr. Are you okay? Umeze neza? Ko mbona uri kumubera uri amahoro? Dr. mureba mu maso, akavuga ati meze neza mukobwa mwiza, hari ikintu nshaka kukubwira, nagaye amahirwe nshaka ko yongera kunshika.
Clenia ati njyewe se? Miguel ati cyane wowe Clenia. Ndati nawe ntabwo bishoboka. Nayahe mahirwe watakaje se? Undi si ikintu ushaka kumbwira ni igiki? Ndumva bidashoboka. Wowe doctor. Miguel ahita amurekura akamwitegereza mu maso yarangiza akamufata mu biganza byombi ari nakamureba mu maso. Kavuga ati Clenia, buriya batipe twebwe ukuntu duteye rimwe na rimwe duhisha amarangamutima yacu ndetse ntabwo dukunze kuvuga ibiturimo, ariko ntakubeshye uranabyibuka ko nanjye nari ndi mu badokita bakuvura. Njye nahamuza nitwe twakuvuraga ndetse tukanakwitaho kenshi gashoboka. Iyo yabaga atakwitayeho ni njye wabaga uhari. Clenia ati yego ndabyibuka. Ntakubeshye kubera kuguhora iruhande nanjye naje kwisanga ngukunda, ariko igihe natekerezaga kuba nabikubwira naje gusanga Hamza yarantanze, kandi Hamza ni nk'umuvandimwe kuri njye. Ntabwo rero nari kuza kukubwira ko ngukunda kandi already Hamza yarabikubwiye. Nahisemo guceceka nkomeza kugukunda mu ibanga. Iteka iyo nakubonanaga na Hamza narabanezererwaga pe, ariko nkumva nanjye uwama amahirwe nk'ayo yagize. Nabifurizaga ibyiza ndetse couple yanyu naranayikundaga, gusa nanone mu mutima ako kugukunda ni kabure, ako kumva nkwitayeho ako ni kaburaga. Umutima wanjye wose wari warawigaruriye kandi n'ubu nuko. Njyewe Miguel Clenia ndagukunda. Ntakubeshye kuva natangira kugukunda nagerageje gukunda byarananiye. Umutima wanjye uhora unyishyuza wowe. Clenia ati urakomeje? Miguel ati cyane ndakomeje. Ntago nitaye niba unkunda nangwa se utankunda, sinitariye ko wanyemera nangwa se ntunyemere. Icyo nzi nuko ngukunda kandi noneho naboye nkabikubwira. Amahirwe ngize mbikubwiye Hamza mutakiri kumwe ngo wenda hari ndashaka kubatandukanya. Sina ngombwa yuko nsubiza kano kanya ngo umbwire ngo birimo nangwa se ntubirimo. Take your time, igihe uzumva ushaka kumpa igisubizo nta kibazo, ndi tayari, nzaba mpari kukumva. Tuve aho ngaho twigarukire kuri Jessie. Jessie baba bari kumwitaho, ubona ariko nta gatege ntako, ubona ari kuribwa umubiri wose, ahantu hose nta mbaraga afite. Rogana bari kumureba kamwigira kamwe ati bebe ko mbona usa naho wabuze amahoro, what's wrong with you? Jessie abwira Logan akambwira ati bebe I'm not okay. Ndumva mfite pain mu nda kandi iri ku rwego rwo hejuru, sinzi impamvu. Logan ati subwo ntiwaba ushonje? Ndatoya bebe ntabwo nshonje, ahubwo ntabwo nzi ikibazo mfite. Ndumva ibintu bitameze neza. Ako kanya Jessie ajya akumva hari ibintu byisutse ari byinshi. Mu kwitegereza akabona ni amaraso, ahita yikanga kavuga toya
love ndabona ntangiye kuva kandi ibi bintu ntabwo byaba ari byiza mbabarira uhamagare doctor azanyiteho Logan ahera kagasohoka mu gusohoka abari gushaka aba doctor arimo agenda agera ku biro bya Miguel agasa n'ukomanga kubera ko Miguel aba ari kumwe na Clenia ntago yitaba Logan mu gihunga cyinshi n'ubwira bwinshi ahita akurura umuryango akinjira mu kwinjira asanga Dr. Miguel ari kumwe na Clenia asanga Miguel ahobeye Clenia bahuza mu maso Miguel agasa n'urekura Clenia akamusoma mu gahanga akamwenyura Logan ahita asa n'uwikanze ariko akijijisha Clenia nawe arahindukira mu guhindukira agahita abona Logan ariko akumirwa agatangara Miguel ahera kakabaza Logan kavuga ati se bite kuri hano wowe bigenze bite undi ati umurwayi ndwaje ntago ameze neza ese waje ukandebera ikibazo afite nazengurutse nabuze abandi ba doctor ngize ihirwe ndakubonye ubwira tokere kanze ndebe Clenia ahera kagasohoka Miguel nawe akajya kureba Jesse kugira ngo arebe ikibazo afite Logan ahita asa nk'ukurikiye Clenia ariko Clenia akijijisha kamera nk'aho atamubonye agakomeza akigendera Logan ahera kakavuga ati surakomeza wijijisha wigira nk'aho utambonye kandi wambonye Clenia ati nibyo nakubonye none se so what uragira ngo bigende gute Logan ati subwo uko niko wakabaye unyitwaraho ese ubundi kuki uri hano muri ibi bitaro Clenia ati ahubwo ninjye wakabaye nkubaza kuki uri muri ibi bitaro Logan ati ngiye ndwaje Jesse Clenia ati oh urwaje umugore wawe okay yarwaye iki se kandi Logan ati it's a long story maybe nzaba nkubwira none se we kuri hano Clenia ati nanjye mfite uwo ndwaje Logan ati urwaje ni kuriya barwaza se ntabwo wari urwaje doctor Clenia ati ariko nawe namurwaza ntabirenze Logan ati ariko se ko mbona umuhungu uzampunga kugeza ryari Clenia arahindukira akareba Logan akambwira ati Logan ndakubaha pe birenze nuko ubitekereza waramfashije wambaye hafi wamaye byose nari nkeneye mu buzima wambereye inshuti nziza mbese wampaye buri kimwe na kintu utamaye naranagukundaga kuko wari umukunzi wanjye nibyo wenda nigeze kukubwira ko nagufataga nka musaza wanjye ariko wari nk'ijuru rito kuri njyewe wari usobanuye byose mu buzima bwanjye gusa kano kanya nanjye na Logan bahari njye nawe ntago duhari nta nubwo tuzigera tubaho ndabizi impamvu uba ushaka kunyiyegereza kandi already wamaze guterera Jesse ivi ikindi kandi njyewe ntago ndi umukobwa wivanga hagati y'inkundo z'abantu ahari wenda iyo tuza guhura nta wundi muntu nzi ufite nari kukumva so impamvu ubona rero ngenda nguhunga
ni ukwirinda ibibazo bya hato na hato. Rugarika ngusaba ikintu kimwe, wambabarira uhereye uyu munsi Crane ukamuha amabuhoro ukamukura mu mutwe wawe. Basi niba ushaka ko nanakwitura uburyo wamfashije nzabikora, ariko please njye nawe turahahise, nahazaza njye nawe dufitanye, kandi I'm so sorry. Ikindi excuse me, inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese amagambo Crane yabwiye Logan arakomeje. Ubundi se Dr Miguel we ajate, ese koko ni ukuri yakunze Crane, yaramukunda bya nyabyo? None se ubundi yinda ya Jesse ari kuviraho aho ngaho iraza kuguma mu nangwirango iraza kuvamo? Ese yaba ari we wabigizemo uruhare nangwa nta ruhara bifitemo? Inkuru yitwa Nambabazi naguha, byose tuzabimenya mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, ni njye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.